ntibabyambukane rero ntibabyambukane gukora kwizera gusenga kwambara imbaraga no kumenya gusobanukirwa icyo Imana igushakaho ngira ngo ikiganiro cyo ku munsi wo kuwa gatatu uzankundire tuvuga ibintu bikomeye mu gitabo kimwe cy'umuntu witwa Yobu ndashaka abantu bitonde nkukangurire ntuzakirebe wenyine ariko je hano nakwiye guta tuzabivuga hano nakwiye guta hari ibintu badakwiye kwambukana hari ibintu bakwiye gusiga kumbaraga ukabisiga byambukane ibintu byo kugura inzira byo kwikundishwa byo kwicisha bagufi imbere y'uko urwanya hasa gukandagira ku mutwe we muhagararana imbere nk'umusimari wa santimetero 15 ni umwaka ufitemo utugorane ariko ukaba n'umwaka ku bantu bazi icyo bashaka bazakura nk'ubuzima bukomeye ni umwaka wo gukora cyane cyane kubishaka ni umwaka wo kuzagiramo inyungu cyane ushaka inyungu ariko n'umwaka unarimo tugorane tuzataka abantu benshi bibwira ko ahari Imana izabakora ibyo mba kwikorera ubundi mu buzima nta narimwe Imana izagukorera ibyo ushoboye ngira ngo bakuri kimwe bw'abera ministries babyumve nta narimwe Imana yagukorera ibyo ushoboye igukorera ibyo udashoboye ni ubuzima yarabuguhaye ibindi rero bikora ugomba guhiga ikaguha umugisha muri bya bindi uhiga n'umwaka hazaduka n'ikindi cyorezo ariko ntabwo bazadukingirana ariko hari ukuntu kizakomanga ku buzima bw'abantu ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Ndagusuje kandi ngo ikaze wo kuri cyo bimwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turagarutse n'ubundi mu biganiro bisanzwe ariko se navuga ko bisanzwe ntago bisanzwe kuko bitaboneka ahantu hose kandi nta nubwo biza buri gihe kuko turasenga kandi Mwuka Wera agahishura ibyo tugomba kuganira n'abantu kugira ngo Umwuka Wera yiyoboroye. Turacyari mu masengesho rero, amasengesho aragira ati ntubyambukane. Mushumba nabonye abantu bakomantinga aho bavuga bati rwose ntitugomba kubyambukana, hari abasubijwe agitangira, hari abasubijwe aho tugeze ubu ngubu. Amashimwe ni menshi Mushumba. Ya amashimwe ni menshi cyane, abantu bagomba no gusubizwa ni ngombwa. Yego. Kandi ni benshi cyane, hari n'abandi ku magroupe bari gusubizwa, natwa nyine gusubizwa. Nibwira ko nta mpamvu yo kwambukana imizigo iremereye. Oya. Hano ku munsi wa 17 gusa ikintu cyoroshye. Ntago cyoroshye. Nta mpamvu yo kwambukana ibintu byose.
ya magambo izanduru za bukene bwangorane bya bindi byose nigeze kubona ahantu hamwe ku mushumba umwe ntago mutsinda cyane ndamuvuga ko ndamukunda namwubahaje ntacyo binambwiye buriya umuntu bita Apotre Mignone yego we yari afite intege ivuga ngo ngambukana nanjye ngukize yego ariko yararaje mu 12 ako twe ntubyambukane ibyo byose ambukana nanjye ngukize mwami Yesu rero ntubyambukane kandi nubwo ntakunda guhanura sakuza ngo ntere induru umwaka wa 2025 kugira ngo abantu babisobanukirwe neza hari ukuntu umuntu abantu bakunda bazi babaye mu cyaro hari ikintu bita kwikorera amazi cyangwa se ikindi cyari cyo cyose utwayemo amazi noneho iyo kiremereye cyane hari umuntu uba ugomba kugutura ntabwo umuntu wamusanga hakurya ngo abone kugutura aragutura hano wambuke wemye yego umwaka wa 2025 ni umwaka ufitemo utugorane ariko ukaba n'umwaka ku bantu bazi icyo bashaka yego bazakura nk'ubuzima bukomeye ni umwaka wo gukora cyane kubishaka ni umwaka wo kuzagiramo inyungu cyane kushaka inyungu ariko n'umwaka unarimo utugorane tuzataka abantu benshi bibwira ko ahari Imana izabakora ibyo mba kwikorera ubundi mu buzima nta narimwe Imana izagukorera ibyo ushoboye ngira ngo bakuri kimwe bw'abera ministries babyumve nta narimwe Imana yagukorera ibyo ushoboye igukorera ibyo udashoboye ni ubuzima yarabuguhaye ibindi rero bikora ugomba guhiga ikaguha umugisha muri bya bindi uhiga ni umwaka hazaduka n'ikindi cyorezo ariko ntabwo bazadukingirana ariko hari ukuntu kizakomanga ku buzima bw'abantu nka rero kandi iki ntabwo muze ko kiri mu Rwanda kiri ahantu henshi hatandukanye Imana iturengere uno mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka abantu babibye imyaka yatambutse bagiye gusarura ntabwo bivuze ngo ni umwaka wo guhinga tusarura jamais du tout abantu bose babibye banyanyagije imbuto hejuru y'amazi kandi nta narimwe umusaruro asarura bingana n'ibyo yabibye biba byikubye haleluya amen kandi ikindi ni umwaka ubugome bugiye kwiyongera mu bantu benshi batandukanye yawe naho burahari rwose uburenze ubu noneho tuzabukizwa n'iki uzagira n'ikibazo ku buryo n'uwo muri kumwe yaguhinduka ukagira ngo ntabwo munaziranye dushingiye ku kintu cy'ubugome mushumba usanga abantu nimba ari iki nimba sinzi ukuntu byagenze kandi noneho hagati y'abantu babana hagati y'abavandimwe hagati y'umubyeyi n'umwana hagati y'abashakanye ugasanga urwango rwageze ku gipimo hahandi umwe afata umwanzuro ugayitse akaba ariko mbivuga wo kwambura ubuzima mugenzi we rero uwo nguwo n'abambura ubuzima nta n'uwamushima ariko noneho hari abandi babi cyane yego we ntakeneye kukwica kuko nupfa uraba uruhutse ashaka kukubabaza ashaka kwica urubozo kukwica uhagaze kwirukanisha ku kazi agukureho inshuti aguteranya n'inshuti ugende we wububa ugende nta kintu ubaho abantu bakwita umurozi utazi nuko baroga bakwite kugikuzimu utazi n'inzira ijyayo dore ko abantu benshi bakennye bafite amafaranga ngo bagikuzimu ukibaza we ko akennye arimo yasaba we yagiye agasimbukirayo bagakira iyo mibabaro ninde utagiye bamenye ko hari se bandangire nkwereke nawe wigire soko yazana ukayasengera ndashimira umukozi w'Imana wanyohereje amadolari 50 Imana imuhumugisha cyane kurya kanoheri yego Imana imushe icyo nshatse kuvuga hano ubugome bwaragwiriye mu bantu yego njyewe ugasanga nubwo ndashaka ko ni mbere ko twinjira muri topic abantu badukurikira batwumva yego ko burya kuwa kabiri tugira icyo twita specialite yacu ihari n'ukuri dushobora no gukora ikiganiro kikanatinda bitewe n'impamvu dushaka kuvuga niyo byo tugomba gusinya kandi buriya ntabwo mvuga ngo sinarebwa n'ibihumbi magana ngahe njye n'umuntu umwe gusa apfa kuba yarebye akumva so no kuvuga ngo uyu munsi uko iminsi izamuka Jerry hari umuntu ushobora gufata umuhoro ngo akwica bashobora kuntekereza nabi ariko burya umuntu ukwishe niwe usigarana umuzigo arabusigarana ariko hari undi kwica urubozo
ari we wa wundi ukwirukanisha ku kazi none ngaho ibaze ukuvuye ku kazi arakutestirect abaho agukora ibintu bitabaho urambwira kurya muntu akwica cyambere uzabaho winuba ubabaye nta munezero ntaki aho wakatiye muri karitsiye yagushebeje ngira umugabo umwe aranankurikira ni inshuti mwanzi pe babaho twese turabafite cyane cyane mpamvu mukubwira iyo duhagaze amvuga ukuntu namugiriye ibintu kandi koko ibintu avuga namukoreye nanabikoze mu gihe cyari kingoye byiza cyane pe nawe ntabihakana muri kumwe oya n'imbere y'abandi yababwira yageze kumvuga neza arabivuga pe ariko yagera ku ruhande ati nta mugabo abuze ubwenge ati nta mashuri yize bize umubwira batekara wagiye kana hakugira inama ngo ngiye atigire se yaringira nyumvire urumva kandi ndashaka kumvisha ikintu kiri aho ngaho ariko hari ikintu cya mbere hari ijambo Imana imbabarire umubyeyi yavuze ndamukunda twara ahantu aravuga ngo umuntu yakwigana ibikorwa ukora ariko ntiyakwigana umutima wawe ako kantu niko mushomba umuntu yakwigana ibikorwa ukora ariko ntiyakwigana umutima wawe bivuze ngo yabikora yakwiganye yashishura ntabwo yabikora original yego yagerageza ibijya gusa n'ibyawe nkurabona ko kumwe bwabera kuwa gatandatu twagaburiye abantu yego hari kamera wazanye oya hari uwatubonye uzi ko twageraga ku muntu agaturika akarira kandi moto ikamanuka ikagenda ikabimushyira mu rugo atanabizi ubu rero ibintu byacengeye abantu ni ukugira ngo dukore baturebe badushime bavuge ko twakoze bavuge ko nanjye kuguha n'urugero muri ibi bintu dukora iyo dushyiraho kamera mu gitondo bari kubona abantu bose bavuga bati natwe twagaburiye abantu runaka kuko njya mbivuga reka mbivuge wowe nubwo utinya kubivuga ariko reka mbivuge njyewe ujye ubibona njya mbona niyo twakoze ikiganiro hari abandi nyuma y'iminsi 2 barahari singiye kubavuga neza uko twabitondetse nawe akabisubiramo akabishyiriwe ibyo nta kibazo ibyo nta kibazo ni ubwami bw'Imana turi kwagura ariko turi hano kuri cya kintu cyo kugira ngo ukore bakurebe abantu bariga atari umutima wa bya bindi wavuze abantu bariga nta wakwigana nta umutima wawe ntushobora kwigana umutima ni ijambo ryavuzwe n'umubyeyi ndamwubaha arivugira ahantu mva ndanezerewe kuvuga ngo byose ushobora kuza ukigana ibyo nakoze kugira nk'ubwo kugaburira kwanza nagaburi hari n'undi ubona kuye no mu murima ari mahinga ndamubwira motari ntigenda nuvuga ngo abantu bambonye ntibarenze 2 mu bantu twagaburiye ubundi umumotari yatsaga moto akagenda ati pasiteri ukuntu kandi ni by'ukuri byari byo kurya byinshi ubundi icyo nicyo gikorwa kandi ukubera ikintu abikoze ese usiye ko tunakabye ifoto ku mukecuru wicaye mushyira ibiro bingahe by'umuceri yego byari byinshi ni ibyo kurya byinshi byinshi kuko none baza nkodesha moto ikagenda akajya mu rugo hari uwo bagiye kurira neza avuga ati nari maze 2 ntarya ati shakira uwo pasiteri abiguhaye muhobere amubwira ati icy'ingenzi ni ukurya wishima Imana icyo ashatse kuvuga ni ikigeri umuntu azashishura ibyo ukora ndashimira umubyeyi yavuze jambo yicara ubuzu abantu bafite muri iyi minsi abantu mwahagarara ati yo ceri umusore mwiza uzi gukora haleluya wamara kumutera umugongo avuga ati gicucu ikigoryi bandi umuntu akavuga ukuntu mwasambanye akaza we ubwo nasambanaga wari he iyo akavuga ibintu ngo buranga ubona ngo amaso yahabyimbye ngo bayanyese wazinguriye uyu mwuka mubi wo kwica abantu rubozo ureze usebanya aho dukora aho tugenda aho tuturanye nabo ariko mva ijambo ryiza iryo jambo ryiza niryo twese tuba dutegereje kuwa 6 mu gitondo nararose turiko tuvuga ku nzozi noneho ngo nduta mbona abagabo 3 harimo n'umudamu ntabonye isura ngo bavanze amazirantoki y'abantu biziba birimo n'ibindi bintu by'ishongo ntabwo bazaranyura haryari tumutera umwenda ko tuzi ko afite ibirori hari mu nzozi n'ubundi bareba
baratuza zirarangira nyine ndarota barategereza kuhanyura barategereza gusiga icyasha barategereza kumbi babizanye nge nahanyuze kare nagiye kare bivuze bateguye Imana yanteguye kera nagiye yego burya Imana yatari nkangutse jye ubwanjye numva ijwi ry'Imana voice of my God numva ijwi ry'Imana yanjye rambwiye ngo ubundi ikintu cyose utabasha gukora no gushyikira barakinegura baragisebya rwose ati nk'uko umuntu umwe iyo ashaka icunga mu giti iyo atahagera atera nk'amabuye ati hahubukamo ibyeze n'ibiteze ati ariko mu gihe icunga ritari ryakarabye hano warirebaga icyo jambo ni iry'ubwenge mu gihe icunga riri ahantu utabasha kugera uteramo amabuye hakamanukamo byose ibigeze n'ibiteze n'ibibabi byose n'amashami ariko mbere ritararabya ntawe ugeze ateramwe ibuye ati rero buri gihe umuntu wese ukurwanya aba ari cheap urabise mu cyongereza aba ari cheap abaciriritse munsi yawe ikintu kiri cheap ni ukuvuga ngo none iyo bivuze umuntu cheap mind ni ukuvuga ngo uciriritse mu bitekerezo yego mu mikorere no mu mibereho buciriritse Imana yongeranye ngo rirambwira ngo iyo umuntu atabasha kugera ku gikorwa ukora akinaganikaho ngo urugero ndoguhe kandi uko nawe urabizi reba umunyonzi ufashe ikamyo aba yayiraga kubera ko ikamyo ipakiye ibintu biremereye ntibwiruke nk'ivati kandi irishoboye bagafata rero Imana yambwira ngo mbese warigera ubona umunyonzi kwitendeka ku igare akura umuzigo uri mu modoka bibaho none se arafata kuzagera ryari kugeza arushya akarekura hari n'ahagera ikarekura kuko araho ugera hamanuka ukavaho nibyo mvuga nyine noneho bacungaho bakitendeka ijwi rirasanga rirambwira ngo iyo uri hafi y'ibirere by'abo bantu uracumura basigeho gato kandi ukore kandi imvugo yose yabo ugifata nk'aho ugeze mu kunkorera ariko uzi ko mbonye ibintu ahantu abantu benshi bajya bagwa ni henshi niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo dusobanukirwe hari ukuntu uba wenda gusingira umugisha wawe wabirose bimwe twavuze biri hafi kuza ugahita utakara mu birere by'abo bantu sasa bigahita biva byivanga ushaka no gutesha ritme y'ibyo wakoraga imbaraga urugendo wakoraga byo warurimo bigatakara kugira ngo utagere kuri wa musaruro wa za mbaraga watakaje Imana irambwira ngo basigeho gato simana kubasigaho gato ni guki kubasigaho gato nuko uzumva ibintu ariko ibintu umvise bavuze bigacana wowe ukomeze byabikorwa ngo yambwira ngo iyo utabikora ntawe ari kuvuga cyane so nukubera iki nuvuga ngo abanzi n'ababisha baboneka buri gihe iyo igikorwa batari bakujaje cyamaze gutera imbere ariko ngicara yarazamutse ariko usiga usa neza ariko ufite amafaranga miliyoni yaguhayeho twakubonyeyo oya narakoze byo kandi ikintu ushaka kubwira n'abantu mu munsi wa none guhabwa rwose pe ni byiza bituruhura umutima ahubwo baturemere baduhe ariko se tuzahora duhabwa kugeza ryari ese ubwo we ntazarambirwa ntituzakomeza gutegurira imishinga yacu ku makofi y'abandi ese bajya gukora akazi nta gahunda afite si nk'ibyo byose so rero iyo tudakora ntibari kuvuga jeri iyo utakamera ntibari kuvuga iyo utagira image jeri ntibari kuvuga ntabwo bari kuvuga ariko kuko hari ikintu cyakoze mu mitima ndagira ngo dutinde kuri aka kantu mushumba kandi ikintu buri gihe uramutse wiryamiye bavuga bati umunebwe umuswa ntacyo amaze ni ukumubona mu ipantaro turiya mu mureka useka umuhinzi yikoreye isuka avuye guhinga ukazamusaba yikoreye agatebo k'ibyo yaruye muri wa murima we
reka nuko uzagera ukaduha n'amadigiri kuko Ngaho tugiye. abantu twagaradiwetinze hano hano hari ikintu numvisemo ntarinzi muri bya birere byo kugira ngo usige abo bantu mu gihe ibyawe bigiye kumera neza. Ako kantu ndakiza uyu munsi, ndagira ngo n'udukurikiye mu byo atagomba kwambukana, iki kirere cyitondera. Umugisha urahari, warawukoreye, ariko ibuka ko nk'urugero duhaye rw'imbuto cyangwa icunga rihishije nibyo abantu baba bacunze. Yego. Rikiri ribisi ukigerageza ntawabivugaga, ariko babonye ko hari ikintu wubatse ugiye kubona umusaruro uzakugeza kure, baratangiye kwanza. Ya mijugujugu, ya mabuye, haramanuka byinshi, haramanuka ibyese n'ibiteze, bagambiriye kukubuza bya bindi rya cunga ryawe ngo utarigereho. Ikibiro kibaho kinuka ntite kinuka nuko utura hafi yabo mu buryo bwa mindset. Please, mvuze kwimuka. Yego. Mu mitekerereze hafi yabo. Yego. Umuntu utuyero hafi yamurwanya ubwira ibibazo agira. Ntabwo uri kubwira. Avunika mu mutima. Akambere kuvunika. Ngo kubera iki kana kabikoze. Nibyo bibaza ngo nakana kabinkora. Ngo nawe wabinkora se atabikora se. Umva wowe urabizi umuntu wahaye uburiri bwawe mugasharinga uburiri nta kintu agira, ukamufata ukamuzana iwawe, ukamuha amazi yo kunywa, ukamuha ibyo kurya, ukamuha isabune akoga, agafura agasa neza, ukamuha amavuta akisiga, ntibizagutungure ari we wa mbere uba uguteye umujugujugu. Kandi uwo mujugujugu yaguteye abandi baramufasha, kubera bibwira ko ibyo akora n'ibyo avuga n'ibyo ari gukora abizi. Kubera iki? Afite referanse, barabizi ko mwabanye, barabizi ko mwagendanye, barabizi ko mwakoranye. Uko biri kose ntago yamubeshyera. Abafite igihuha gifite ibihamya, ikinyoma gifite ibihamya. Ni ukwiga kujya kubirere muri wa mwanya wo kwibaza ati se arampora iki, aranziza iki, nawe yabikora. Niho hantu uhise uvuga uti basigeho gato, kubasigaho mu mitekerereze no mu mikorere, imbaraga ibyo wakoraga, hakazamo na ya mahame utubwira work in silence. Kurucecetse fasha ucecetse, urinde ucecetse, jya Dubai ucecetse, jya mu Bushinwa wivuga imigambi yawe, jya mu cyaro ucecetse, ucecetse, rambagize ucecetse, babone rezilita gusa. Gutura kure bavuga mu buryo bw'imitekerereze. Iyo umuntu atuye hafi y'abamurwanya ni bya bibazo nari ntabirangiza icyambere, ariko kanaka kucyabikora kanaka yabikora, ese undi afitemo ihe nyungu. Uw'inyungu afite nuko usara nta kintu. Nakubwiye uwo muntu yarakomeje bya bindi byo kuvuga nyine biri hanze, ugahita ukora ibintu bitaragira. Yarazi umukobwa nateretaga, abaramuhamagaye amubwira ABCDE kugeza kuri Z, aramubwira ko kakajyamo na fact. Amubwira se yarabikoze, ati yarabikoze, ati dore n'amafoto n'ibimenyetso byose. Kubera iki? Ntabwo namenye ya mahame yo kugira ibanga. Njye nahise mvuga nti ni byiza mbishyira ku mugaragaro, aho abibona, aho abandi babibona. Noneho ibyo yabonye bitaragera ku musozo aba ari byo akoresha, agera ate abisenya. Nje rero niyo mpamvu kumwe bw'abera ministries ntabwo twigisha ubugome. Niyo mpamvu ngiye mbere na mbere ari ubugome, ni ubwenge bwo kubaho. Ntubona ko dukorana tuganira gutya, ariko burafite urukuta n'uwase utagomba korera. Yego, ndabyemera rwose. Tubabwiza ukuri je ku kimwe ngo uhamagara kangahe kabaho kenshi, kireka iyo hari ibintu ntiwamenya gahunda zanjye, singwa ngo nkubaze zawe, nayo nigira nkubaza ngo uri turi imbere y'ibishoro byose. Ngiye nkubwira ibingenza, ndashaka ko dukora ibi n'ibi, aya masaha n'aya birashoboka. Yego birashoboka cyangwa ntibishoboka. Nari nakubaza ngo uri kumwe nande? Uherereye uri gukora iki? Izo n'izindi kuko ngo ntago numva ukuntu Jerry yampinduka, ngo ukuntu namugiriye neza. Hari amakuru udafite. Impamvu aguhinduka nuko hari icyo we bakubonamo utibonamo. Kabiri bari bazi performance yawe.
rwose niba hari ushobora gutanga amanota mu kibuga cy'umupira nabaki abafana kandi ngo hari hakinnye nabi umushyizemo ntiyabiko baribona mbere ikindi cyerekana ko uwo muntu aciriritse atuye hafi y'abo bantu nuko yigira ngo uri inzira ashaka kwerekana ko bamubeshyera urabona oya ntago ari byo ngo arimo arabagarira yose ntazirizera ntazo nzabagarira bizamera n'ibihuru byo nzabagarira njye byo ntumwe mfite ngiwe if you love me nanjye nzagukunda nunyanga nanjye nzakugerera mu kebo wazanye ati ntushaka bimerane n'ibihuru cyakora icyo ntazakora numpiga je sinzagwiga ngo nzagukwepa yego oya nibyo mbisubiremo se oya ndaguhiga ntuzamuhiga uzamukwepa njye nzamukwepa kandi kabiri sinzamubwira ko namukwepye uzamwihorera kuko ubimubwiye amenya aho gatatu nzicarana nawe dusangira ibyo kurya yego ariko ntabwo tuzasangira ibitekerezo na gahunda zanjye cyakoze kane nta nkunga ye nimwe nzijya nshyira mu kiganza cyanjye nta na selfie tuzirya nta n'ifoto tuzafatanya nawe kuko yatuma telefone yagira ikibazo ikarwara hamu cyayana yirwara pe so rero kuvuga ngo kambagarire byose ngo sinzirizane rizarumba nge nzareka bikurane narakubwiye bushize ngo umurima ntazasoroma simbagara oya nibyo rero ahantu ushabwa niki kugira ngo abantu batabyambukana niyo ntego yego wowe wikwirwa wetetana ijambo kweteta urariza ariko nuko ugenda udafite gahunda reka kweteta ni ufite nk'ibintu bikuremereye ukagenda gake utengase bikuvuna bareteta ari inzoga bajyaga banywa mu rwego none kuvuga ngo ugasanga umuntu bareteta afite ibintu ateruye barakaye bamuvuze bamurwanije abashakuje bashyizeho amagambo bavuze ngo ntabasha ibyo byose ugashyira ku mutwe ntubyambukane uzi ko ari wowe uvunika ntubyambukane rwose niyo amasengesho turimo reka nkoresheje ijambo nashaka bandakarira uzi kubona umuntu w'umutindi wo mu mutima aguhemukira akarara aryamye asinziriye niba afite umugore amupfumbase niba afite umugabo amupfumbase niba ari umusore aryamye we akaguhemukira akagenda akarara agona wowe ukarara wicaye ukanuye hejuru y'ubutindi yakuzanye ibyo rero ntibishoboka kwa nta mbabazi ubyambukana yego ibyo wanjye ntabwo birimo wagira ngo birahari ubu nize system yego urampa ngahita ngusubiza niyo gahunda ndagusubiza ariko nagiye kureba umuntu kwa gatanu mu mujyi nsimbutse murambwira ngo pastor ariko narakubuze Imana ishimwe ko wambuze gukura umugome rwose mbona wari kunyica ariko sabaye gute ntigiwe mba ngira ngo nkuru umwanda mu muhanda wimbera umwanda bekanitambukire ati narakubuze kandi koko yarakubuze nyine yarakubuze ariko umuntu agushyira mbutiyaje mu nzira n'imyanda ukagenda uribata no ntabwo ari byiza ntibabyambukane rero ntibabyambukane gukora kwizera gusenga kwambara imbaraga no kumenya gusobanukirwa icyo Imana igushakaho ngira ngo ikiganiro cyo ku munsi wo kuwa gatatu uzankundire tuvuga ibintu bikomeye mu gitabo kimwe cy'umuntu witwa Yobu ndashaka abantu bitonde nkukangurire ntuzakirebe wenyine ariko je hano nakwiye guta tuzabivuga hano nakwiye guta hari ibintu badakwiye kwambukana hari ibintu bakwiye gusiga oya kumbaraga ukabisiga byambukane ibintu byo kugura inzira byo kwikundishwa byo kwicisha bagufi imbere y'uko urwanya hasa gukandagira ku mutwe we muhagararana imbere nk'umusimari wa santimetero 15 kandi uhagarika ubucuritse hari ukuntu rero hari ibirera abantu bahagazemo mushumba bakizera abantu kurusha Imana aha ndabivugira iki hari igihe kigeramo umuntu akibwira ko akeneye abantu ariko reka nkubwire ukuri yuko nimba udukurikiye nta na hamwe ukeneye abantu ukeneye Imana ukeneye Imana igakoresha abantu babishaka batabishaka yo ibishaka izabakoresha uti mbivugiye iki hari ukuntu umuntu ageraho akumva ko akeneye abantu kurusha Imana aha ndabivugira iki mu bantu bategura ibirori akavuga ati ubwo kanaka mfite ubukwe reka mwiyegereze ni umukire azamfasha ibi n'ibi kuki yibagirwa kwiyegereza Imana mu mishinga ye yose ahubwo akiyegereza abantu mushumba iki kintu
ukumva ko mu mishinga yawe ukwiye amaboko y'abakomeye. Ni byiza ariko senga ubwira Imana uyiragize imigambi yawe aho kuryarya umuntu kumbu umukeneyeho ubufasha runaka. None se witaye ku bantu Imana ntitume baza mu bintu byawe. Si nk'ibyo byose se. Nehemiya yaravuze ngo nuko umwami arambaza ko cyuba yasaba icyo ushaka. Ngo nuko mbanza gusaba Imana. Mbanza gusaba nde? Imana. Kandi umwami ngo nsaba icyo ushaka. Urumva muri 2025 yego abantu batagomba kwambukana unkurikije umwe bw'abera ministries ashingiye ku nzozi arota. Icyambere ntakagira ntugukura umutima. Kabiri ntagire ukubeshya ngo agufitiye ubuzima bwawe mu kiganza cye. Yego akoreko. Niba bufite ubwe burihe. Niba afite ubwe burihe. Ntazaguha gahunda y'umusonga gufite ubuzima ngo ninkore kurapfa. Ahubwo se mvuka wari uhari. Tugomba kuzamukana confidence. Banyumva neza. Ndakumva cyane. Cya kabiri ni ukugirira icyizere Imana yaguhagaze iruhande. Yego. Cya gatatu ni ugukora cyane kugira ngo noneho kuko uzakora bavuge bagire ku rwego baceceka rwose. Kuko ibikorwa biravuga bikagaragara ku mugaragaro. Icya kane muri 2025 utagomba gutwara mu byo ugiye kwambuka. Mu byo ugomba gusiga utagomba kwambuka. Ngo bamvuga bate. Bantekereza bate. Wowe kora. Hari ibintu bisobanura. Shusho nziza urayibona ntirwo urwara ntambara. Yego. Icyo rero ngo bizabana imbaraga z'umuntu kuba ngo guhinduka no kubasha kujya mu nzozi zawe. Kuba dukurikiye umwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka. Nta muntu n'uyu kwisi kirekenye kuba kubyaye. Naso wakubyaye. Niyo bakwifuza impinduka. Yego. Ariko abandi shaka ko ruteza mu boko urambaye amaboko basaba winginga bavuga ngo hari vuga ibidasanzwe wibere mu bintu byawe urimo uvuga utuntu ariko ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo 2025 uwiteka gufasha ukuboko. Yego. Tukiri ku bintu rero hari ukuntu umuntu agenda akagusibira amayira. Hari abantu ejo nakoreye amafoto n'ubundi kwa gatandatu nibo tuzakorana. Umuntu aragenda aramusopanya ese wamwumvikanya ngahe aramubwira mbimeze bitati wapi nta shusho nziza agira. Umudamu aramwihorera arabyumva aramwihorera arampamagara. Kumbe ampamagara agira ngo atesting ambwira ati njye n'umugabo wazadukorera udufoto two kuzakoresha kuri entrance. Aturanca ngahe ndambwira jewe nta mafaranga nzaguca nimba ari yo gushyira kuri entrance uzaze ngo ufate udufoto. Ubwo ndi muri teste ndagenda ndamukorera ubwo yashakaga kureba iki result. Abwo yari amafoto postinga ntagaraye nagari ufotora kuriya ari cecekera. Wakora walking in silence nibyo twahoze tuvuga. Waraceceka ntiyambwira impamvu nanjye ndaza ndakora. Umugoroba mpita muha foto ze ni nabwo yabimbwiye ati burya narakubwiraga runaka yambwiye gutya na gutya. Reba amafoto namuhaye urebe na message yampaye. Tujye tuvuga ibintu by'ubuhamya n'ubuzima tubamo. Nibyo tuba turi gukora. Nibyo tuba turi gufesinga mu bibazo by'aka kanya. Ukora iki? Nakubwiye kare ko hari umubyeyi yavuze ijambo nakunze. Bakwigana. Ubwo yaje avuga ati reka turebe koko niwe cyangwa siwe. Yakonfirmye ati ni sawa tugomba gukora wakoze. Wa wundi yavuze ururimi rwe. Ubwo nyine rufite ahantu ruri. Twirinde gutakaza imitima yacu y'ubunyangamugayo. So Imana ibaho umugisha mu bacu twavuga kugira ngo ntibabyambukane. Hari ibintu kwikujuga cyane rwose. Ko n'umwaka wo gukora gushyigikirwa wo kwambara imbaraga kandi ukudacika intege. Cyane. Ni ukuri ibirere byawe ntago bifunze. Yego. Ariko n'ikirere kidafunze haragomba kusaturuka hagera. Nyamara nyuma kubita dayimoni nkamushyira hasi nkamurangiza nta mpamvu. Ikindi ntuzite kuba gukerereza uzite kuba gusukuma ugera mu isezerano gakondo Imana yakwemereye. Aha ni ku mwuga wera ministries. Hari ku munsi wa kangahe wa kabiri twarimo tuganira iby'Imana ivuga mwaka utaha. Bifurije gutsinda, bifurije kwambara imbaraga ariko uzirikane ko icyo ushoboye ntago Imana izakigukorera. Imana ni Imana y'ibidashoboka. Yego. Uko utabasha kwiha ubuzima ushobora kubyara ko yiguhaye ubuzima byose n'amahirwe kandi ugakora ariko amahirwe aza gute si uko utoragura amahirwe aherekeza ibikorwa. Yego. Nta na rimwe amahirwe aza imbere y'igikorwa aherekeza ibikorwa. Urabanza ugakora ubundi ugahirwa.
bakoze Imana guhumuriza. Amen. Tugana ku musozo rero mushumba, nagira ngo harimo abantu bakomeje kwandika babaza se gusengana namwe bica mu zenzira biracyakomeje umunsi kundi? Birakomeje. Twe tuzarangiza ku itariki 35 z'ukwa mbere muri 2025. Turakomeje ntubyambuka. Kuri WhatsApp bashobora guhamagara, bashobora kuboneka, kandi Imana iradukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva ko basobanukiwe, ntitubyambukane nuko. Ntubyambukane. Amen.